Bwana Ndizera Aimable ku itariki ya 28 na 7 munsi ntabwo ubundi umuntu waje ku itariki enye kuba bigeze iki gihe byari mu buryo bw'ibanga habayemo ibiganiro byo kukugoragoza ariko nawe urabizi ko bitashobotse. Ikindi nuko ibindi kuvuga niba hari ibigize icyaha nzabikurikiranweho n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB mbibazwe mbisobanure bikorwa Aimable yakoze yaragiteguye ariko mu byaha shinjabyaha procedure penal mu gika cya 7 mu ngingo ya 321 sheki itazigamiye iyo banki yateyeho kashe ugatanga ikirego mu bugenzacyaha ukakuregera ubushinjacyaha urukiko rugatangira gukurikirana icyaha iyo ubihamijwe n'urukiko uhanishwa igihano kitari munsi y'imyaka 2 ariko kandi gishobora kwiyongera kubera amashami ibyo byaha bifite cyakwiyongera gute. Aimable uyu munsi yenda ubushinjacyaha nibijya mu rukiko buzabivuga neza ariko ashobora gukurikiranwaho icyaha cyo gutanga sheki itazigamiye, icyaha cy'ubuhemu n'icyaha cy'ubwambuzi bushukana. Nitwa Jarasi ni umunyamakuru. Areta guko. Allo? Niki kigiye gukurikira nk'ubuyobozi bwa Classic Hotel mu magambo ahinnye? Mu izina rya Classic Hotel kuwa 2 tariki ya 28 igikurikira no gutanga ikirego nka Classic dufite umunyamategeko aratanga ikirego kuwa 2 hanyuma inzego zibifitiye ububasha nazo zikore akazi kazo. Ariko kandi All right, Jaras Official TV turabasuhuje twizere ko mumeze neza kandi muri amahoro. Uyu munsi twagendereye umugabo duherutse kuganira n'ubundi mu minsi yashize mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko ku yindi mpamvu ni ikibazo kimaze iminsi mu itangazamakuru ariko wenda cyagiye kiziramo n'ibindi bibazo abanyarwanda ntibasobanukirwe neza ariko ku bw'amahirwe nagize Imana nsanga n'ubundi wakabajijwe ku iki kibazo ni umuntu dusanzwe tuziranye biba ngombwa ko mwegera rero ngira ngo muri kumubona kuri kamera zacu. Yitwa Jean Paul Nkundineza. Umunsi turakoresha amazina ye yose kubera ko bigiye kuba ngombwa ko avuga nka we wenda bitewe n'umwanya cyangwa se poste ye. Ngira ngo mwabonye cyangwa mwumvise ibijyanye na Rwanda Gospel Stars Live, ni igikorwa cyagombaga kuba ndetse kirarangira ariko kizamo saga nyinshi cyane. Hajemo saga nyinshi cyane harimo ibijyanye n'amafaranga kutishyurwa kwa bamwe biramanta bavuga ko basuzugujwe abandi. Ibyo byose rero byagiye bigira n'ahandi bihurira n'izindi nzego zitari z'abahanzi. Uyu mugabo mubona hano turi kumwe mu rwego nk'urw'umuvugizi ngira ngo araza wenda kubisobanura neza wa Hotel Classic n'ubundi Roza Muhando yarayemo mu gihe yari hano mu Rwanda. Nasomye bwiza.com mbonaho inkuru ivuga ibyo ko namwe muri mu bahawe sheke itazigamiye. By'umwihariko Roza Muhando ni umwe mu bantu batavuzweho rumwe n'abahanzi bitabiriye iki gikorwa, harimo Aline Gahongayire wavuze ko basuzugujwe muri rusange abahanzi bo mu Rwanda, bitari ngombwa ko Roza Muhando aza mu Rwanda ahubwo bari gutumira aba hano mu Rwanda bakabaha n'amafaranga. So rero nabonye n'ubundi bikirimo ikibazo ndavuga nti kankwegere nkubaze kuko nabonye ibisubizo Aimable atanga bihabanye n'ibimenyetso, ubwo namwe muratubwira uko bimeze. Aimable wateguye iki gikorwa yasubije Bwiza ko ikibazo cyakemutse. Mbere na mbere mpereye aho ngaho, ikibazo mwagiranye kimeze gute? Urumviye umuntu avuze ngo ikibazo cyarakemutse kiba gihari. Tubanze tunavuga ngo ikibazo ntabwo cyakemutse. Hanyuma kuri Aline Gahongayire we ni bimwe abanyarwanda bavuga ngo utazi ntamenya, yabivuze nk'utazi urugendo rwa Roza Muhando mu Rwanda, arumenya abivuga nk'utazi ibiciro byishyuwe abahanzi, keretse niba yaraje nk'umuvolontaire
bya bindi uba ukora mu kinyamakuru hahembwamo abanyamakuru babiri abandi bose ari abakorerabushake keretse niba yararirimbye mu gitaramo nk'umukorerabushake yajya kubona akabona bahamagaye umuhanzi ukomeye nka Roza Muhando tutirengagije ko ari umuhanzi ukomeye nari narabizi ko byari ngombwa kwaza ahubwo ni uko abamutumiye batari bafite ubushobozi bwo kuba bamuzana ngo abe safe. Yes. Ikibazo cya Roza Muhando reka tuvuge ngo operation Rose Muhando in Classic Hotel ishami rya Kigali. Ubundi mu Rwanda ntabwo bimenyerewe ko abacuruzi cyangwa se ibikorwa by'ubucuruzi nk'amahoteli bigira umuntu uvugira ibikorwa byabo. Ubundi abantu bazi ko polisi y'igihugu yose ivugirwa na CP John Bosco Kabera, RIB ikavugirwa na Dr Murangira Thierry, urwego rw'amagereza rukavugirwa na Uwera Gakwaya Peri SSP, igisirikare kikavugirwa na Colonel Ronald Rwivanga. Ntibimenyerewe, izo ni inzego za leta, ntabwo ari keshi ikigo cy'ubucuruzi kigenga kigira umuvugizi cyangwa se umuntu ugerageza gukaruma ibikorwa bya business mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mpereye kuri impamvu uyu munsi nagaragara nk'umuntu witambitse mu kibazo cya Classic na Roza Muhando nuko ariyo domaine yanjye, ngewe shinzwe ibikorwa byose bijyanye n'imbuga nkoranyambaga bya ibikorwa bya Classic Limited, nkanavugira Classic byabaye ngombwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umuntu ashobora kwandika kuri Twitter ati twagiye muri Classic turya ibiryo bidutera mu nda. Okay. Byarabayeho sava, ariko ashobora no kubivuga bitarabayeho mu rwego rwa harassment. Rero kweho na Classic na Urban Hotel n'izindi hoteli tutavuze kuko staratera intambwe yo kwegera Jaras TV. Ni byiza ko bagira umuntu uri active uziranye n'abanyamakuru mbere na mbere, bashingira ko niyo domaine, ntabwo ari umuganga uri kuvugira ibikorwa bya Classic. Tujuru n'ubundi ni umunyamakuru uri muri domaine yabyo. Rero njya kumenya Roza Muhando bwa mbere ko dushobora kuba dufite amahirwe ko dushobora kumwakira nka Classic nk'umuntu ushinzwe imbuga nkoranyambaga, birumvikana ni social media. Nakurikiraniraga hafi ko azaza mu Rwanda, ariko ntabwo numvishaga ko azaza muri Classic. Numvaga yene ko abamuteguye abamutumiye bazamujyana mu zindi hoteli. Rero bwana Mike Karangwa cyangwa se Jean Michel umunsi ishize aho zambwira ngo arashaka kuzajya guhinduza ngo kundangamuntu bashyiraho Jean ngo Mike Karangwa, ababwira ni kiretse niwe witwa Kimonyo. Niba witwa Kimonyo cyangwa Gikeri, ayo mazina akaba guhungabanya. Ariko tunibutsa abantu ko dufite umugabo witwa Kimonyo, Ambassadeur James Kimonyo. Ni umugabo ukomeye, afite izina hano muri politike y'u Rwanda. Guhinduza indangamuntu cyangwa amazina niho kujya kuvuga ngo kera ngo ufashe indangamuntu ufite imyaka 16 ngo none ngo ufite imvi, urashaka ngo ifoto ufite imvi, bigira procedure. Rero Roza Muhando mumenya bwa mbere ko dufite amahirwe yo kumwakira, nabibwiwe na Mike. Mike arambwira ati ko ukora muri Classic natugabanyirije tukabaha Roza Muhando. Byumvira hejuru kuko ntabwo waba ushinzwe social media ushobora kwifashisha amashusho ya Roza Muhando ari muri Classic. Abatanzania bose baje mu Rwanda bakaza muri Classic. So Roza Muhando rero cyo nakoze, namuhuje n'abashinzwe ubucuruzi muri hoteli, muhuza n'ubuyobozi bwa hoteli, baravugana. Uko bavuganye ntabwo yaraye muri hoteli ijoro rimwe. Roza Muhando yacumbitse muri Classic Hotel kuva ku itariki 4 kugera ku itariki 9. Abazi kubara ntabwo biri munsi y'iminsi 6. Roza Muhando yaraye mu cyumba cyitwa Suite Room. Ni icyumba nyine ni business class. Nicyo cyumba gihenze muri hoteli. Mu by'ukuri icyo cyumba gifite agaciro k'amadolari 350 i Kigali, nubwo yenda iyi Musanze iri hejuru kuko nyine ni mu gice cy'ubukerarugendo. Mu bwumvikane bw'ibiganiro bw'impande zombi ntagizemo uruhare. Ngewe icyo nari ishinzwe no kumenya ko Roza Muhando ari muri hoteli, yenda nkanikubita mu gatuza ko nagize uruhare mu kuza kwe. Ibijyanye n'ibiciro ntibyandebaga, ariko natangiye kumenya ibiciro hatangiye kuzamo ikibazo cyo kwishyura. Roza Muhando rero
abakodesha abajya bajya mu mahanga cyangwa se abajya bajya mu mahoteli bakabamo, nimvuga ibi bintu nyiri urban cyangwa se management urban hotel irabyumva. Roza Muhando ntabwo ari ugushyira ibintu hanze, ariko ushaka ngo kwanga amazimwe ayavuga habona. Roza Muhando twemeye nka hoteli ko azajya aba muri hoteli classic akishyura amadolari 160 tukamumenyera ibyo kurya saa sita mu gitondo na nimugoroba. Ntabwo nanjye singiye mu bihugu byinshi, ariko njye ntabwo ndajya muri hoteli iyo ariyo yose. Ndaye muri hoteli ntari mu Rwanda, ariko iyo ndi hanze cyangwa se ntari muri Kigali, ariko iyo ndi hanze cyangwa se ndi mu ntara, ikintu bamenyera ni breakfast, ibindi ndirwariza. Rero ibyo kwari ugukaruma twaramushakaga, kuko hari hoteli imwe cyangwa ebyiri zamushakaga zo muri Kigali kandi ibiciro biri hejuru. Mu by'ukuri umuhanzi nka Roza Muhando kurara muri hoteli y'amadolari 160 akamenyerwa ibyo bintu byose ntabwo ari ikintu gitoya. Icya kabiri, yazanye n'ababyinnyi babiri bamubyinira, nabo bahawe ru, ibiciro byabo n'ibyo byose birimo. Icyo cyumba cyabo cyari kirimo nyine n'abana b'abasore bakiri batoya batakwijena, bagombaga kwishyura hoteli amadolari 80. Ibyo Roza Muhando akosoma nawe bakabikosoma. Urumva mu by'ukuri ntabwo ari ukujya kure, yenda wumvishije uri muri Rutsiro amadolari 130 uravuga uti ni akayabo, ariko i Rutsiro naho hari amahoteli. Ni urugero natangaga nuko byagenze. Rero Roza Muhando amasezerano ya Classic n'abamuzanye, itsinda ryari riyobowe n'uwitwa Aimable Ndizera, yagombaga kurangiza kuba muri hoteli kuwa mbere. Yakoze igitaramo kuri 7, ku 8 mu gitondo yagombaga kugenda. Ntabwo ariko byagenze. Kubera iki? Kubera ko indege sosiyete ya Rwanda Air yateze igenda 3 mu cyumweru, igenda ku cyumweru, kuwa 3 no kuwa 5. Rero nta yindi shuwa Roza Muhando yagombaga kugenda kuwa 3. Yarebye no guciye ubutaka kuko yari afite ibitaramo byinshi muri Tanzania birananirana, aguma muri hoteli. Toujours abamuzanye bari bakimufite mu nshingano. Roza Muhando yageze muri hoteli Classic ku itariki 4. Kuri gahunda yagombaga gusura urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Kigali mu murenge wa Gisozi, hanyuma nimugoroba waho akagirana ikiganiro n'abanyamakuru. Siko byagenze, ahubwo habayemo abamutumiye kudategura icyo gikorwa neza. Abanyamakuru yakigize kuri kuwa 6 bukeye bwaho saa 3 z'ijoro, mu gihe cyari giteganyijwe kuba nka saa 11. Birumvikana ko hagumye b'abanyamakuru babandi bihambira cyangwa se bashaka umuti. Press conference yari yateganyijwe saa 11, abanyamakuru barahagera ariko itangira saa 3. Saa 3 ingaruka zavuyemo niki? Ameza yose bari bene data, ameza yaradekoye ji, amazi na fanta, habuze Roza Muhando binywera kandi. Ariko icyo ntabwo ari ikibazo kuko n'ubundi byari kuri facture toujours yabateguye icyo gikorwa. Nubwo iyo facture bayanditse kuri Roza Muhando, ntabwo ari Roza Muhando watumiye abanyamakuru, ariko mu byo hoteli yamwishyuje umuceri ndawumenye Bwana Ndizera Aimable ku itariki ya 28 munsi. Ntabwo ubundi umuntu waje ku itariki 4 kuba bigeze iki gihe byari mu buryo bw'ibanga, habayemo ibiganiro byo kukugoragoza, ariko nawe urabizi ko bitashobotse. Ikindi nuko Aimable birashoboka ko hari izindi hoteli yagiyemo, yenda ibibazo byagiye bikemurirwa muri administration ya hoteli. Muri Classic siko bigenda, ikintu cyose kiza kuvugwa gifite departement yacyo. Ni naho byamucangiye donc. Yagira ikibazo agahamagara hoteli atari kugenda ntabyo nzi, hamagara Jean Paul bambwiye ko ari umunyamakuru. Fine, muri Kenya uva gukora muri banke ugahita ujya gucuruza imyenda muri shop. Ngewe uyu munsi ndi umunyamakuru, ariko nyuma y'akazi njya kureba ko na Classic yatanze service neza. So urwo rugendo rero ku itariki 7, 8 natangiye kugira impungenge. Abantu bazanye Roza Muhando n'ababyinnyi babiri
nta kindi gihe twongeye kubabona, afite fagitire irenga miliyoni. Ibintu bimeze gute? Mpamagara Aimable ntiyitaba, tumwandikira message ntiyayitaba, hanyuma mbwira abana banyumve neza, ushobora kuba unanduta ariko mu kazi yenda uri umwana, bitewe na niba uri umureceptioniste njye nkavugira ibikorwa bya hoteli yose, ibikorwa by'ikintu cyitwa Classic Limited, ubwo turi kuvuga Classic Lodge ya Musanze na Kigali, kamwe nakwita umwana. Ndababwira mukore fagitire, muyoherereze Roza Muhando kuri email, munayoherereze Aimable kuri email, mubirenzeho munabahe WhatsApp namba zabo. Aimable abonye izo message kuwa gatatu yaje kuri hoteli aje gutwara Roza Muhando ku kibuga cy'indege. Ubwo ni ku itariki 19. Okay, 9. Igitaramo cyabaye kuri 7, yagombaga kugenda kuri 6, yagombaga kugenda kuri 7, agenda ku 9 kubera indege igenda kuwa gatatu, yagombaga kugenda kuwa mbere. Cyakurikiye nuko Aimable hari ikintu mu mategeko bavuga ngo wagikoze ubigambiriye kandi wabiteguye cyane. Mu by'ukuri yabanje kuvuga ati ntabwo twishyura fagitire tutabanje kubara turebe koko niba amafaranga hoteli twishyuza ariyo, ariko bari kuvuga nk'ibintu byo kunywa bitari mu byumvikanwaho n'umukiriya. Turamubwira ati ariko abacuruzi b'amahoteli barabyumva, nta muntu uryama muri chambre usinyira ko yanyweye Hennessy, fagitire reception ikayibika ikayishyira kuri rumu ye atayinyweye. Turamubwira ati amafagitire Roza Muhando yasinyeho, ahubwo wowe wavugana nawe ukamubaza ibyo akwishyurira, ibyo yishyurira nawe ibyo umwishyurira. Ati wavugana dukora fagitire ya 1,270,500. Yego, 1,270,500 turayimuha. Arangije aho kuzana kashi aragenda azana sheke. Yego, abanyarwandakazi cyangwa se n'abandi badukurikiye bari mu bice byo hirya no hino ku isi, nta hoteli yishyurwa sheke ubuyobozi bwa hoteli butabizi, ubuyobozi bwa hoteli mutarabivuganye mbere. Ngewe nk'umuntu ushinzwe communication kandi nzi izina rya Roza Muhando, ngewe ndi n'umufana we, ndamukunda, mukunda nk'inshuti, mukunda nk'umufana, ntabwo numvaga namuta hanze. Naravuze nti Roza Muhando si wo wizanye aha, abamuzanye bemeye kumwishyurira, mureke Roza Muhando ave muri hoteli dufate iyo sheke. Arangije ashyiramo akantu k'ubwenge, yandika sheke yo ku itariki 9, banki ya Kigali. Beka ntibyemewe kuvugira amasosiyete y'ubucuruzi hano, muzarebe Jaras TV mugirane imikoranire niba hari abandi bantu bajya batanga amasheke, cyangwa se niba hari n'iyindi mikoranire mwumva mwakorana n'izi mbuga nkoranyambaga. Aduhaye sheke, ubuyobozi bwa hoteli bumwe ati wa muntu burya afite amafaranga, yatanze sheke y'iyo tariki, birashoboka ko yagira ngo adusaze mu mutwe. Okay, nyuma ya saa sita mugiye kurotira, abakozi bagiye kureba bashinzwe amafaranga muri finance, basanga konte ya Aimable Ndizera kuri sosiyete, sheke yatanze ya sosiyete ye iheruka gukoreshwa muri 2017. Ngewe reka mbivuge, mu Rwanda turi abagaragu b'amategeko kandi turi munsi y'amategeko. Ibi ndi kuvuga, niba hari ibigize icyaha nzabikurikiranweho n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, mbibazwe mbisobanure. Ariko n'abitagize icyaha I am proud, nishimiye kubivuga. Umuvandimwe yatanze sheke heruka gukora muri 2017, ubuyobozi bwa hoteli burarakara, burambwira bati ariko abantu watuzaniye bite byabo. Ndabwira ariko ngewe ntabwo sishinzwe kwishyuza, shinzwe kuba nagerageza kwiyi hoteli igira usura nziza muri rubanda. Roza Muhando suko atabuze, ntabwo abuze amadolari 1,300, ahubwo muri kontra ye nari yamenye Roza Muhando umuntu wizewe, wari mu bantu batatu bategura igitaramo ntavuze, ubwo rekana nabikureho n'amazina. Mu bantu mvuze
Mike Karangwa yari ari mu bategura igitaramo ntarimo. Mike Karangwa aryamye kuri Aimable Ndizera kubera yuko nyine akimugoragoza avuga ati mwamuretse akareba ko yisubiraho. Mike Karangwa nta kintu yigeze ambwira kijyanye n'uburyo Roza Muhando yaje, ari naho ngiye guhita ngusha no kuri Aline Gahongayire. Roza Muhando yishyuwe ibihumbi 3 by'amadolari yemererwa ko bazamwokipa. Ubwo nta kindi ni hoteli na déplacement n'abantu bari ramanse ngo ntiyaririmbye live. One se umuntu aje kuwa gatanu live ko ari repetition. Roza Muhando niba amaze iminsi 6 akaba ari kwishyuzwa, uwamuzanye akaba atabasha kwishyura hoteli, yari kumuzana mbere y'ukwezi akishyura. Tuvugisha ibintu kuri Roza kugira ngo uririmbe live. Israel Mbonyi aririmba live kenshi na kenshi. Igitaramo cya mbere yakoze muri Serena 2015 2016 aza mu Rwanda yarepeteraga hano imbere y'umurenge wa Rwezamenyo ahantu hari akazu k'amafuti bateruramo ibyuma byaje murareba imbere kakazu niho yarepeteye nahamusanze ari kumwe n'uwitwe Aimable niwe Aimable Kubana. Yes, Aimable Ndera, Aimable Kubana, Aimable wo musaza wa Marinette Twahirwa. Buriya kira igitaramo cya mbere Israel Mbonyi yakoze 70% ni Twahirwa kimuteguriye. Sinzi niba bakiri kumwe. Nge ntago mba mu bintu yenda bya show business, ariko ngewe namusanze muri repetition yamaze ibyumweru birategura concert yakoreye muri Serena. Birashoboka ko izina afite uyu munsi rituruka muri concert yakoreye muri Serena Hotel, yakoreye repetition aho hantu muri ako kazu k'imbere y'umurenge wa Rwezamenyo. Rero ntabwo Roza Muhando ari kuza kuwa gatanu, arananiwe, ari muri press conference kuri gahunda arimo gusura urwibutso nubwo atarusuye no kutarusura. Ntabwo ari we wahisemo gutegura icyo gikorwa, abantu basuye no bagutegurira. Ntabwo ari we, ntabwo kutasura urwibutso yaciye nk'amabera, ahubwo nuko abamutumiye bari bajagaraye muri organisation. Ari ubwo organisation ni kimwe Kinyarwanda mu bateguraga abategura abantu bategura igitaramo ntago bamujyanye ku rwibutso. Iyo nagiye Arusha nifuza kujyaho urukiko rwaburanishaga abantu bakoze jenoside mu Rwanda, rwa rukiko mpuzamahanga rwakurikiranaga ruba mu birometero 20 uvuyeho Mbacubi. Hose ubundi ndajya kureba urukiko ngaruke birumara iki, ariko nge nk'umunyamakuru nk'umunyarwanda nkumva gusa kurureba birampagije. Ishoro zose ngiye muri Tanzania Arusha ntabwo ndajya ku rukiko kuko ngiye mu kazi kari ku birometero 20. Rero ko atarasuye urwibutso nta kosa yakoze. So umuntu wambwiye ko Roza Muhando harya wa muhungu ujye uvuga ngo ibintu ngo numusesenguzi ninde ufata ku mavuta urakoza sese ntabwo usesengura kuko wikirigise ugaseka, usesengura ufite facte. Umuntu wambwiye ari muri 3 ba mbere nkuko mama Imakira yavuze ati gifite amakuru nabwiwe n'umuntu y'ukura mukobwa afite imyaka 18. Yewe umuntu wambwiye ari muri 3 ba mbere bateguraga igitaramo barimo Ndizera ABCD. We ari no wa gatatu arambwira ati twamwishyuye $3 by'idolari n'ababyinnyi ibi tumwemerera ko tuzabacumbikishiriza tukabatunga, tumwishyurira itike y'indege, bishyuye $1,500 cy'idolari. Abantu batarakoresha indege ariko indege nyinshi wishyura rere tour, batumva ngo bishyuye $5, batumva ko Aimable yishyuye $3 by'idolari. Oya, yishyuye $500 ko kujya muri Tanzania yavuye Dar es Salaam ni amadolari 500, ahubwo itike yari hejuru. Yari hejuru ubundi Tanzania itike biri mu madolari 350 400, ahubwo yaje itike ihenze. Rero yishyuye bamwishyuriye $500 cy'idolari, bamwishyurira hoteli bamuha $3 by'idolari. Jara kuba mu bintu by'abahanzi izina rya Roza Muhando ringana n'amafaranga yahawe ku babyinnyi 3. Reka nanjye nkubaza yego cyangwa hoye basi twiteranye sawa. Israel Mbonyi nawe iki kiganiro ashaka kuvuga ati barababeshye, ariko ngewe abateguye bambwiye ko bamwishyuye $2.5 hari ibintu bya tombora simbizi, sinzi ibintu byabaye by'amatombora. Israel Mbonyi abari utwara yatwaye $7 bivuze ngo Israel Mbonyi concert yateguwe umuhanzi munini ari Roza Muhando yatwaye $9. Roza Muhando atwara $3 ahemba n'ababyinnyi. So babyeyi one se ubwo izo $3 yari kuzishyiramo Classic Hotel $1,300,000 akaba asigaranye ngahe. So nuko ikibazo cyagenze. Hanyuma Aimable
aduha sheke itazigamiye itazigamiye yitwa Rugamba Construction. utararenga aho ngaho kuri iyo sheke ko Aimable ku makuru make mfite nanjye ko hari amakuru mfite ko ngo yabahaye sheke mugomba kuyiratira mu minsi 5. Urakoze cyane. Ok, reka tuvuge ngo uru ni urukiko. Hari abahungu b'abanyamakuru bazanye ikiganiro cyitwa urukiko. Ubu kigeze mu bujurire. Rero uru rukiko rwigenga mu rukiko hakora ibimenyetso. Aimable hari icyaha cyitwa ubwambuzi bushukana. Yego. Aimable yambuye classic mu bwambuzi bushukana bumeze gutya. Kubera ko yabonaga hoteli yamubwiye ko Rosa Muhanda adasohoka muri hoteli atishyuye kandi agomba kwishyura mbere yuko apakira imizigo, niko bamwandikiye email. Mu gitondo yaje yateguye check yo ku itariki 9 egare kujya kubikuza. Erega uyu munsi ntabwo abantu ari injiji, no, ntabwo abantu ari injiji. Uhaye umuntu itariki 9 uwo munsi nashyireho 13 avuga ati muzayirotira kuri 13. Anyibukije bwana professeur Dr Pierre Damien Habumuremyi ubwo yaburanaga iki cyaha, yaravuze ati abantu nabahaye sheke ariko bari babizi ko nta mafaranga ariho. Akana bakavuga bati no twaduhaye sheke atubwira ko tujya kuri banki, noneho nazane sheke byibura iriho itariki 15. Eka umunsi umwe tureke tubare kuva ku 10 azane sheke iriho kurotira kuri 15. Icyo ni icyambere. Icya kabiri iyo mfite hano ni tariki 9 z'ukwa gatatu. Icyo tukireke Jaras yahaye sheke hoteli ivuga ko izarotirwa nyuma y'iminsi 5. Ese uyu munsi iki kibazo kiri kuvugwa kuri zingahe? Nawe wiyobya urukiko. Anyway, wiyobya abanyarwanda. Ariko wari bivuze nk'umuntu wanga kwiteranya na showbiz cyane yo mu gisata cy'iyobokamana. Ariko ikiriho ni kimwe, igikorwa Aimable yakoze yaragiteguye, ahubwo abantu batanga sheke. Dr Murangira ni umuvugizi w'ubugenzacyaha, ariko mu byaha shinjabyaha procedure penal mu gika cya 7 mu ngingo ya 321 sheke itazigamiye iyo banki yateyeho kashe ugatanga ikirego mu bugenzacyaha ukakuregera ubushinjacyaha, urukiko rugatangira gukurikirana icyaha. Iyo ubihamijwe n'urukiko uhanishwa igihano kitari munsi y'imyaka 2, ariko kandi gishobora kwiyongera kubera amashami ibyo byaha bifite. Cyakwiyongera gute? Aimable uyu munsi yenda ubushinjacyaha nibijya mu rukiko buzabivuga neza, ariko ashobora gukurikiranwaho icyaha cyo gutanga sheke itazigamiye, icyaha cy'ubuhemu n'icyaha cy'ubwambuzi bushukana. Kubera iki? Byose biraza bikurikiye sheke. None se mbere yuko Perezida Kagame aha imbabazi Dr Pierre Habumuremyi mu Kwakira 2021 ntabwo yari ku myaka 3 n'igice. None se imyaka 3 n'igice si uko urukiko rwamuhamije icyaha cyo gutanga sheke itazigamiye, ahubwo icyaha cy'ubuhemu yakigizweho umwere. Rero ushobora guhabwa imyaka 2, imyaka 2 ni ukuva ku myaka 2 kugera hari kuri 5. Rero uyu munsi ntabwo Aimable ari kwishyura hoteli 1,270,000, ariko ashobora kuzashaka umwavoka akamuca 2,000,000 kandi na hoteli urukiko rugategeka ko ayishyura. Rero icyo cyo kuvuga ngo yabwiye hoteli iminsi 5 ngiye gukoresha ijambo riremereye. Ni nk'abanyarwanda bamwe babaheza nguni bavuga ko jenoside yakorewe abatutsi ituruka ku ihanurwa ry'indege, kandi ibyo byari byaracukuwe na mbere. Hari n'ahantu bitaga Senide n'indege Habyarimana itaragwa, bakavuga bati twebwe tweraye mu batutsi turabica kubera ko umubyeyi wacu inkotanyi zamuhanuye, ariko ntabwo byari byo. Rero sheke miss ntabwo ndatanga sheke kuko ntabwo ndagera mu rwego umunsi uzaba umukapo mu kabati mu modoka yawe ukaba ufitemo amasheki nzajya ngira gutya gura umusaza. Ariko nta muntu buriya nko mu bantu bategura ibitaramo ushobora gusanga umuntu ufite sheke nge nakwemera ni ya bubu. Bubu atanaguhaye kuko yateguye cya gitaramo cye
yaguha kuko ari umwana ukomoka mu muryango kame mu wanga guseba. Yes, abazi bubu bavuga ko ari we muntu ushobora kuba udafite akantu muri famille. Rero nta muntu upfa gutunga sheke. Niyo ugiye gufungura konte muri banki barakubaza ngo ukora iki, bati nkora iki, uko nyine ukazana ubusirimu uti ko shaka sheke, utese ujye utanga sheke uti hoya. Tere iyo sheke yihorere kuko nta kintu ikumariye, ahubwo tunga ATM. Rero Aimable Ndizera ko dutangiye kumva se ahubwo sheke ari akantu keza ko kwesikoroka. Sheke ni akantu keza ariko kakujyana muri gereza. Uyo buriya abantu bafite uzashaka ikiganiro cy'umwihariko nzagufasha, uzashaka Murangira nubura uko umugeraho nzamukugezaho kuko duhurira byinshi mu nkuru, kuko ni umugenzacyaha, ni umuvugizi wa RIB, nanjye nkora inkuru z'ubutabera. Ugira amatsiko ku kintu kijyanye n'amasheke n'ibindi bintu n'abahanzi bagwa mu byaha, Murangira Thierry azakubwira. Ariko kandi n'umuvugizi w'inkiko Harrison Mutabazi ashobora kukubwira ibyaha mu nkiko ya birimo by'amasheke n'ibindi byaha bitandukanye ariko bifitanye isano na sheke. Ahubwo nyuma y'ibi byose Aimable Ndizera ni wa wundi numvisha mu minsi yashize wagiranye ikibazo na Irene na Dorcas. Yego niwe nubundi kuko nubundi ni kuri no projet ya Rwanda Gospel All Star, Rwanda Gospel Live Star, none se Gospel Stars Live. Reka nkubwize ukuri, nawe arabizi. Aimable urabizi, iki kiganiro uzagikurikirana. Nakubonye wa munsi, namubonye ku itariki 8, ndamubwira Aimable ko wazanye umuntu akaba ari abantu bagiye hanze uyu munsi babanza kujya gufata PCR ka Kigali, ko ari kwitegura kugenda. Hoteli zishyurwa nande, ngo mvuye muri RIB, ngo ku bantu, ngo umubaza ikibazo agahita umubaza akagusubiza F. Namubajije Roza Muhando hoteli amaze gukosoma restauration irenga 300, afite facture irenga 1,200,000. Ni itariki 8 azagenda ejo, agiye gufata kwisuzumisha ko atarwaye COVID-19. Ngo nanjye ngo mvuye muri RIB, ngo hari abantu ngo barimo ngo kubaza ngo bahaye ama message. No, ntabwo ari cyo ndi kubaza. Ndi kubaza ikijyanye no kwishyura facture ya hoteli. Arambwira ngo mu mpeji koze witwa Liliane arayimuhada, arayishyura, ntabwo yagiye kuri facture. Amaze kuyishyura arambwira ngo aragaruka saa 12. Sha muvandi umusaza yaragiye ntiyagarutse. None se ko nari mfite amakuru ko hari amafaranga ubwo yabikiye ku buryo nari ngiye no kukubaza niba sheke itaramaze guteshwa agaciro, kuko urumva numvise ko niba igifite agaciro hashobora kuziramo n'ibintu bishobora kumushyirisha mu nkiko. Aha, mbere yo kwishyura amafaranga ngewe rwose muzakore comment, nihagira umuntu umbwira ko ngewe narinze Aimable mbere yuko aza muri classique azaba mbeshye. Namubonye rimwe, mubona hoteli yanyiyambaje ngo nyishyurize Aimable ko yavuga ati ni wowe umuzi, muzi ibyaheze. Genzi Mike kurusha Aimable, ariko Mike nawe ntabwo ari we wagiranye amasezerano na classique. Amasezerano na classique afitwe na Aimable. Noneho mubona rimwe, ni umugabo w'inzobe uri mu kigero cy'imyaka nka 40, ariko shingiye uko nabonye Aimable ashobora kuba nubwo ari mu myaka 40 ashobora kuba adafite inshingano nk'umuryango, kuko kameme ibintu yakoze bishobora kwafectinga famille. Bishobora kugera ku muryango, ukora ikintu nka jarasi bikagenda bikagera ku mugore, ngo dore bikagera ku mwana, ngo dore wa mwana ufite se twabonye kuri televiziyo yenda acuruza urumogi. So ibintu Aimable akora ntekereza ko adafite umuryango. Niba ufite hari amakuru avuga ko yatandukanye n'umudamu, ntabwo nyazi neza, ntabwo bitureba, ariko niba numvaga babivuga muri yasaga ya mbere. Niba afite umuryango, Madame Aimable mugira inama, kuko abafungwa bajya biha morali bakavuga ngo amagereza, inyubako za gereza uyu munsi zubatse mu buryo bwiza, ni amataje, ngo ni kaminuza. Ngo hari igihe ngo leta ngo izazikuraho, ngo noneho ngo gereza ngo ziba amashuri, ngo kuko ngo leta y'u Rwanda ishaka uburezi buri ku kigero gishimishije. Gereza zirahari,
zumva u Rwanda rufite gereza 13 Eh. rushobora no kubaka n'iya 14 rushobora no kubaka n'iya 15 Cyane. reka tubabwire ko gereza ya Kimironko itahozeho hariya cyari ikigaraje cya Onatracom yabayeho kubera jenoside yakorewe abatutsi ariko mbere ya jenoside yakorewe abatutsi gereza yari imwe ya Kigali 94 jenoside yakorewe abatutsi baye abantu birara mu bandi gereza ivukira mu kigaraje nyuma ya gereza nubwo ejo bundi yavuyeho rero umuntu iyo ari gukora murangira ajya agira akantu gakomeye ngo ribiributsa abantu bose ko ngo ribu iributsa abantu bose ko itazihanganira umuntu wese bitewe n'icyo ari kuvuga rero ngewe nanjye ndibutsa abantu bose ko gereza zirahari nukora binyuranyije n'amategeko riba abakozi bafite izakora akazi kayo nubwo wagera mageragere urukiko rukakugira umwere uwo wagezeyo ntibikuraho kutagezeyo urumva ntabwo ari byo turi kuvuga nta nubwo tugambiriye kuvuga ngo gusebereza iki ni icyaha biramutse ibyo tuvuga ari ibihuha cyaba ari icyaha kivuga ngo mu izina rya Classic Hotel naregwa nka Jean Paul Nkundineza na Classic karegwa k'ikigo kuko niba ibyo navuze Classic itabyamaganye negare ko cyaba ikirego naregwa gusebereza nkoresheje imbuga nkoranyambaga umugabo witwa Aimable Ndizera ariko nawe azaregwa ko yahaye hoteli sheki itazigamiye nari naragerageje kuvuga ngo azishyura ariko shingiyeho bigeze ku wa kabiri ubuyobozi bwa hoteli buzatanga ikirego gifunguye kuri sitasiyo ya Ribe ya Kicukiro kuko Classic Hotel iri mu ifasi ya Kicukiro birumvikana ntabwo yajya kurega Aimable mu yindi fasi ariko kandi ntabwo Aimable tumuzi hari ukuntu ujya kurega umuntu muri Ribu ngo tubwire ngo umwirondoro we ngo umudugudu n'akagari hoya kuri hoteli haje umuntu witwa Aimable azana Roza Muhando atanga sheki itazigamiye Ribe izamushakishe nk'uko ishakisha n'abandi sintekereza ko uyu mukobwa witwa Fredawusi yagiye kurega Ndimbati ngo bamuhe convocation ngo ayitware mu mudugudu harya hitwa ngo cyane tuye hano hano za Norvège ikarama wa Norvège rega bahabuze kuko ari amataje urumva ariko ni ikarama buriya Ribu ishobora gukurikirana icyaha ishingiye no kubyibonye kugira ngo ikumire n'ibindi sheki irahari ndatekereza ko abari kuri ekra za Jaras TV baza kuyibona wenda yibaho irahari rero twebwe ku itariki 29 tuzatanga sheke dutanga ikirego warubajije ngo ufite amakuru ko hari amafaranga make yishyuye twebwe nka hoteli twahamagaye Aimable turamubura Ndizera abitwaye Aimable ntabwo ari abanyamanyanga oya Aimable Ndizera tumaze kumubura twifashisha Beka banki ya Kigali iyoborwa na Karusisi banke ntabwo igitera kashida hamagaye umukiriya abantu babyumve neza ntabwo Beka igamije gufungisha Aimable ahubwo Aimable ashobora kuba atarayitabye ndi kubona rwose kashira amaze guterwaho yaratewe kuri branch ya Passion Plaza hano mu birometero 5 uvuye mu murwa mukuru wa Kigali aho turi ujya aho Bekiri harimo ibirometero nka 5 byonyine nuko banke kugira ngo itere kasha iba yagoragoje sibyo ubihakana avuge ngo hoye banke yahamagaye Aimable ko banke ntago bigambiriye gufungisha umukiriya wayo ariko nanone ntabwo yahomba Classic kubera Aimable niba se natwe turi abakiriya ba Beka ukiza abana ukiza abavandimwe arararama Classic ndano umukiriya wa Beka Classic Aimable nawe akamukiriya wa Beka rero ikiriho birashoboka ko bahamagaye Aimable ntabitewe nkuko natwe atatwitabye ngira ngo nanjye nagerageje kumukontakta nk'inshuro 2-3 ntago yitaba bigoye nakwitaba nzakujyana muri Urban apana Urban Boy nzakujyana muri Urban Hotel nakwitaba manager biragoye wa hotel ubuyobozi bwa Urban facture ya Jaras Aimable namwitaba mbere y'iki kiganiro birashoboka ko azamwitaba nyuma ariko namwitaba mbere y'iki kiganiro ngewe facture ndayemeye nta sheke nzaba mfite ikarita ari akantu kakuma kayarya wapfa kuba wo uzi umubare w'ibanga so umunsi nakwitaba nzakujyana muri Urban icya kabiri kiganiro kindi
ninongera kugirirwa ubuntu nkatumirwa twicara muri Urban muzaza n'ibintu byose muntereka imbere mbinywe nanabyamamaza mbyishyure Imana nibaho umugisha abantu bakabona ko ari heza ngewe nemeye kwiyishyurira turi abanyamakuru biyubatse hano hantu ntabwo twahakodesheje aha ni iwawe pe ntabwo nanirase ntabwo wamara imyaka imwe ibiri ukamara 10 ushakisha wariyire wimara kugira ngo ugire Aimable yazize ibintu bitatu ariko mbwira Aimable arakijijwe ntabwo uri umupaparaza ariko umunyamakuru ni umurokore ntabwo muzi cyane muri iyo monde kuko nanjye ntayibamo ariko namubonye kuriya pe gusa mu minsi ishize nagiranye ikiganiro na Evangeliste Eliane nawe ni umurokore umushumba we ni Eliane we ni Evangeliste Eliane uragiye kumbwira nkamutaba Apotre Mutabazi ninde wamubatije njye nurumva hari umuntu umeze Evangeliste Eliane Apotre Mutabazi Gafaranga nyine kameme none subu harya wa mu type wa marinette yitwa nde wa mafime yitwa super manager ntiyavuze ngo afite imyaka 23 mu rutonde rw'abahungu baziyamamariza abamesita arimo ishwe kwari kugira ngo nyine natwe dukore subscribe urumva we niwe umuntu wampayeho ubuhamya ngewe urugero ngewe ndi umukirisitu kandi nzahora ndiwe ndi umukirisitu byose ubu bifite nge narabatijwe ntabwo nakomejwe kuko ndi iyo ni certificate yuko nabatijwe dore narabatijwe ku itariki 25 z'ukwezi kwa mbere 2001 mfite uburambe bw'imyaka 21 ndi mu muryango mugari w'abakristo nyarwanda itorero ryanjye ryitwa Assemblée de Dieu ishami rya Kimuhurura. Assemblée de Dieu ni itorero rinini rifite amatorero 160 kuko ushobora kuvuga Assemblée de Dieu bakumviye Nyamirambo bakumviye Gatsata cyangwa Kanombe na Kicukiro irahari ngewe ndi pastor wanjye yitwa Christine Gatabazi ariko pastor wanjye yitwa Gatabazi Yohana umudamu yitwa Christine Gatabazi ariko urumva nta Yezu nta nyina umwe ni umugore undi ni umugabo ariko niwe wanyigishije umubatizo yego ndabona na Bibiliya igusaziyeho honese uyu munsi ntituvuze umunsi ariko ntabwo uyu munsi ari umunsi w'akazi niyo mpamvu nambaye gutya navuye gusenga urumva navuye gusenga twize kuri ba bagabo batatu umwami yataye mu muriro sha ntibashye Saduraka Meshaki na Abedenego kudasenga bakuye he nabastari yego cyangwa we rero twize kuri Meshaki ngewe rero shingiye ku mugabo wa kane wabakuyemo n'umusatsi ntiwa so ngewe pasteur wanjye yitwa Gatabazi Jean Assemblée de Dieu ya Kimuhurura ahahoze hakorera hafi y'ikicaro cyahoze hakorera umuryango wa RPF Nkotanyi ahahoze hitwa Cadillac uyu munsi muri make wo bari abantu ntabwo banyihakana niyo nava mu byizerwa bavuga bati ariko ni umupfu wacu basi yarahoze so ntabwo ngewe ndi umurokore wabo uzi Aimable azatubwire muri comment atubwire ati ni umuyoboke gusenga yashobora no gusengera mu rugo ngewe ndi umuyoboke wa Assemblée de Dieu itorero rifite ubuzima gatozi mu myaka 30 muri 30 ngewe ndimazemo 21 urumva banzi ndi umwana umwe naryo bazi urizirikirira bazi ntambara ipantaro nanjye mbazi umuhungu wa umusore wakoraga ubukwe icyo gihe bamubagira ihene nyuma abatumiwe bazakirirwa mu busitani bw'urwo rusengero urwo rusengero ndaruzi umuvandimwe Aimable asengera muri rusengero bivuze iki rero Aimable harya ni Vestina na Dorcas ntabwo nari nzi ko ari we ariko biragaragara ko biriya bintu ntabwo ari ibye nagenda ahubwo ashake Makanyaga bajye bitegurira igisope live kwa gatanu ahantu kwaje ariko namanuka niba birekere ba pasi babirekere abantu bana ba Israel nawe afite ukuntu uyu munsi amaze kubaka ikintu kirimo protocole nyinshi ariko ndamwibuka ngewe musanga akora repetition ya mbere muri Serena yari umwana ubona nyine uri pose uri aho ndabizi afite abafana benshi rwose
ndabasaba imbabazi ariko uko umuntu isi irushaho kumwamamaza niko arushaho kugenda yuyumva kandi abantu bashobora kukubuza nijoro. Atangiye kubona abantu basigaye bamutwaza Bibiliya. Israheli twahuriye mu gitaramo cyari cyateguwe n'uyu mutipe Aimable, mbona agaragiwe n'abantu nka 3-4 niba abantu nyine baba bateguye ikota agira gutya ntamenya aho rigiye. Umusore pole njewe mwendo Aline wanjye uri inshuti yanjye, urabizi ko naguhaye gift ivuga ko nkukunda cyane, niyo ushyira kuri kontaki y'imodoka yawe. Nawe urabizi ko izina rya Roza Muhando mutangana. Ni umumama cyambere, ni umumama arakuze kandi akuriye mu muziki. Wari uzi n'ikindi? Ni umunyagisenyi iwanyu. Mama Roza Muhando ni umunyagisenyi. Papa we ni umutanzania ukomoka ahitwa Tanga. So Roza Muhando iki kiganiro azagikurikira. Anasikia lugha ya Kinyarwanda vizuri sana. Hivyo anasema hivyo. Roza ni umunyagisenyi. Ntabwo yenda ninjiye mu buzima bwe, niba senda yaratwaraga nk'amakamyo Tanzania ariko mu kiganiro n'abanyamakuru yabwiye abantu ko yishimiye kugaruka mu Rwanda, ko ari umunyarwandakazi. Nge rero wabanye nawe nka Classique, yambwiye aho akomoka ku Gisenyi, ajya nahaza bucece. Dufite amahirwe yo kuzakira Roza Muhando akaba muri Classique, yaba mu yamusanze cyangwa Kigali ataje mu bitaramo akiyishyurira. So ni umunyarwandakazi. Rero Aimable ntabwo mucira urubanza, nta nijoro ntanga, nditwararika ku isi kugira ngo nzabone ijuru. Ariko bigaragara ko ibintu ategura. Noneho n'amahirwe uzi ko nta n'ishyamba afite. Yes. Nta bantu afite bamurwanya, aba competitor. None se utumiye Lieutenant Kano Simon Kabera. Yes, nge Simon Muzarere ari Lieutenant, ari umurokore uba muri korali yiremera muri ADPR. Uyu munsi yashobora kuba ageze ku ipeta rya Lieutenant Colonel. Utumiye Uwimana Yemi, utumiye abahanzi babyibushye kuza, utumiye Gabi Kamanzi, utumiye abahanzi bose barakwemereye. Ku munota wa nyuma itsinda ririmo Yemi, Simon Kabera bari kuyobora cya gikorwa, abajaji babivuyemo. Sorumva ibyo bintu byari birimo Imana ubundi. Ahubwo uzashake, usibye ko Simon adakunda kamera. Ngewe album ya mbere imwe yaba ngo Munsi yawo, imwe yitwa ngo Munsi w'Umusaraba, yayikoreye mu Bubiligi. Ni umusaza. Album ye yayitunganyirijwe mu Bubiligi, niyo mpamvu atagira ibizigo myinshi arekura. Ibintu byaye bari ku murongo kandi bisengeye. Ahubwo birutse, ntabwo mututse ariko birutse inyuma y'umuntu hari udafite umwuka w'Imana. Bambaza ngo umwuka w'Imana umeze gute? Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Yego. Siko ko Mana yanjye Aimable, kuba uyu munsi Classique ihangayikishijwe ko yayambuye 1,300,000 si amafaranga menshi. Rero nyuma y'uko Bekitayeho kashe, Aimable kamemo imeri ye nubwo atayisubiza ariko arayisoma, twafashe ya sheke yateweho kashe tuyoherereza Aimable kuri WhatsApp na email. Nyuma y'iminsi 2 yaraje aravuga ati abasa tubirangize mu mahoro. Sawa. Imbere ya kamera za Jaras TV namwe murabyumva, yishyuye 400,000 muri 1,270,000. Aravuga ngo ayandi azayishyura mu bipengere, ngo kuri 5 ngo azazana ndi, ngo kuri 21 azazana ndi. Sheki imaze ukwezi yarateweho kashe na banki. Uwayiguha yagukorera indi. Aimable ari mu mibare, ni mubi, azi ubwenge. Ku itariki 5 ndahamya ko atazishyura Classique, ahubwo ashobora kwishyura Classique enda nyuma y'iki kiganiro mu rwego rwo kwanga ko bikomeza gusirikira. Ariko ku itariki 5 ntabwo azishyura Classique, azarindirirwe ku 10 ya sheki itagaciro. Ribu ntiyakira ikirego badutuma indi sheke, nanjye nzayijyana ku wa 2. Nzajyana sheke ya Classique ku wa 2 kugira ngo idatagaciro. Noneho ikirego kibe kiraho kiryamye, Aimable nayishyura tuzagenda tugikasoringe na ya sheke tuyimusubize. Erega niba yarishyuye hotel, naza niyo sheke, naza niyo kopi, azane sheke yahaye Classique, avuge ngo nyuma y'amasezerano nagiranye na Classique, sheke yabo ngiye barayinshubije ndayica. Ntabwo wanyobya. Nagize amahirwe buriya iyo uba mu mategeko wanga karengana. Aimable itsinda bakorana rimushinja ko
ari nyamwigendaho donc ibintu byose arabyiharira ariko mva nkubwire Mike ntumuzi ndamuzi si inshuti yanjye nanjye rwose noneho njyewe twaranabaye none se yabwira Mike ati rero Mike Jean Paul namenye ko akora muri classique ikintu cyitwa Roza Muhando ndakigushinze umva ibi bintu ntabwo byari kugera cyane yego kuko Mike ari kutubwiza ukuri akatubwira ati rero twakoze igitaramo turahomba amafaranga yanyu tuzayabaha mu kwezi kwa gatandatu nubwo bitabaho hoteli ntikopa niyo konti yawe iriho amafaranga ntabwo dufata sheke kuko ni akazi ko kujya kuri banki uwo mwanya se urawutwishyura noneho twebwe twabagabanyirije ibiciro iyo twishyuza Roza Muhando n'ubuzima yabayemo muri classique tuba twishyuza 2.5 miliyoni ariko kubera ko ni Roza Muhando twahawe na Mike twakoranye Mike twabanye Mike w'inshuti Mike w'umunyamakuru Aimable ntazi namenye muri Rwaserera ye na Irene ntifuje no kumenya kuko uyu munsi hari ikirego mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge kitarahabwa itariki yo kuburanishwa ahubwo n'urubanza guha umuti ahubwo inganze ejo bundi nzajya kubabaza none mugiye gushyiraho n'ikindi kikeneye cya RIB Aimable ko numva ari hatari murangira ajya avuga ngo RIB iributsa abantu bwa nyuma ndebe turi mu kiganiro live ibaza kwitabye sha nakwitaba umusaza nakwitaba aba ni hoteli ndahari ibaza kwitabye okay ndabizi ntabwo kwitaba dukomeze twivugire nakwitaba aha namubwira allo ebita mwiriwe neza mwiriwe nitwa Jarasi ndi umunyamakuru areta gukupa allo ahita gukupa niwe wanjye aho niho ntinyira amafaranga yanjye ararokotse we bantu umva noneho n'ubundi amafaranga yari kuribwa tuve hano twigire muri abada make ndayafite ongera ugerageze ahita kubwira ngo numero yo kompoze kandi yamenye nta kibazo ongera ugerageze yamenye byarangiye ubundi ntiyanyitaba gatananzi twebwe katwongere wa mugani umva harigeze ibarirezo sipi kaberageze kubwira abaturage muri Guma mu rugo ngo polisi ntabwo ifite ikibazo cyo gucunga umutekano w'abaraye muri stade ifite ikibazo cyo bica amabwiriza ya covid ibaza kwitabye nyesho ubu ntibyarangiye harya nuko nta rwego rwa leta akorera ubundi iki ni icyaha kwimana amakuru mu muvunyi iki ni icyaha ubu byarangiye reka twe kwirirwa dustressa abantu badukurikiye yes bumva izi none se yes bisa nk'ibyarangiye kwanga menya wenda bibaye ngombwa ko tujya kumuhamagara twakoresha ya Kevin atumira Roza Muhando ntabwo yashakaga kuvuga igitaramo cye cyane wari kumuhamagara ntiyitabe hajemo sheke amva nkubwire cyakora ndabizi ko mu bantu bacirirwa urubanza hatarimo akarengane ndimo kubera ko arampamagaye araguhamagaye yo muri direct ntabwo byateguwe hello ndiko nagiye mu materaniro zo kongera umamagare nyuma nari ndi kumwe n'ubuyobozi bwa classique ndagira ngo nkubaze ku kibazo mwagiranye ndagiye mu materaniro zo kumamagara napuyemo nagwa niwe wanjye ayahe materaniro ari mu yesibo ariko atanze views umusaza kugira ngo umuntu yari mu materaniro yandika message none hari urusaku wumvaga rwose ngo baba hari akantu k'agakorasi bano bahungu bavuye i Kongo bari mu materaniro baba mu matorero yitwa New Church bano ba Frank bahimbaza yego kuvuga ngo hey hari kahe wumvishije twebwe wacu pasteur wacu agira ukuntu agira akarongo mbwira nta mashyi ari mu materaniro noneho showbiz ira mabure umva mawe uri shaniwe wanjye Jean Paul reka dusoreza aha kuko amakuru ndayabonye ahubwo dusoza hagiye gukurikiraho iki urumva uravuze uti kuwa kabiri
ndageza sheke ndageza ikirego uzi ko ari cyo kiganiro nkoze cyihuse dushoje okay sinjya ndakara niyo naba ndakara sinarakara ku cyumweru uri muri Amerika uzakireba undi munsi iki kiganiro cyakozwe ari ku cyumweru niyo mpamvu Aimable ashobora kuba abahungu batinze kurongora n'abakobwa batinze kurongorwa baravuga ngo bazakora ubukwe ari ku wa gatandatu rero iki kiganiro cyakozwe ari ku cyumweru Aimable simucira urubanza ariko niba ari gusenga wasanga ari no mu butayu wasanga ari mu buvumo n'ubwo ubuvumo butemewe Imana imuhihishurirwa rero igikurikira icyambere nuko nk'ubuyobozi bwa hoteli twababajwe twishimiye cyane kameremo kwishima twishimiye cyane ko twakiriye umuhanzi Roza Muhando ukomoka mu gihugu cya Tanzania twishimira cyane na serivisi yahawe zimwe mu zo yahawe twamubaye hafi tumufata amashusho tumufata amafoto y'ahantu hose yagiye mu bikorwa bye bwite hari n'idini yagiyemo kuririmbamo risanzwe Kimironko ubuyobozi bwa Classic bwamuhaye kamera n'umukameramani bamufata amafoto n'amashusho mu izina rya Classic tubiha Roza Muhando twishimiye cyane ko twakiriye umushyitsi witwa Roza Muhando tunashukuru sana mama Roza karibu tena nchi ya Rwanda karibu tena kwenye Hotel Classic nta kibazo Classic ifitanye na Roza Muhando ntacyo ariko uyu munsi muri system harimo ko hacumbikiye umuntu witwa Roza Muhando icyambere tuzabimenyesha Roza Muhando mu buryo bwa email tumubwire ko nubwo yatumiwe tukamucumbikira abamucumbikiye batengushye hoteli tuzamumenyesha mu buryo bwose ntituzamumenyesha tumwishyuza ariko tuzamumenyesha twibaza niba ahubwo $3,000 by'amadolari we barabimuhaye dushobora kuzamubwira ko atishyura hoteli nakatubwira ati nanjye banyemereye ntibayampaye pole sana batanzania bafite ukuntu bakubwira mu giswahili uti pole ni jameni akakujyana muri za noneho ukanabyemera so cyabera ndiko tuzabimenyesha management ya Roza Muhando cya kabiri ikirego kizajya mu ubugenzacyaha bukora akazi kabwo ikindi nuko namenye ko Aimable ari kuvuga ko Classic Hotel yayishyuye niba yarayishyuye azazane twebwe dutanga IBM nazane facture ya $1,270,000 isimbura sheke narangiza afata iyo sheke beka yateho kashe ayibereke turazamura amaboko ikindi reka twemere niba na ngombwa nzabwira Classic Hotel ikiganiro cya Jaras TV ikishyure ariko tuzafate umwanya dushimire Aimable ko yishyuye hoteli yego niyishyura hoteli nkuko mwaje kudushaka tukabaha amakuru yuko yayambuye nanone tuzababwira yuko yayishyuye nanone nabyo ni inkuru y'umusitari hora ari inkuru kuba ari gusenga byo sha niba ari gusenga gusenga no mu gaturika wumva inzogera azana mu musigiti niyo yahagaritswe no mu kiliziya wumva korari n'amafanfari hari urusaku wumvishije so ntabwo ari gusenga ahubwo nuko ari nafite umuco hari umuntu wambwiye ngo itsinda rye rimutegurira ryamusabye ko atazajya avugana n'abanyamakuru nubwo kuvugisha abanyamakuru ari itegeko ubundi ni itegeko guhabwa amakuru ni itegeko nta nubwo amakuru agurwa amakuru ni itegeko rero ikikurikira nuko ikirego kizatangwa ariko kandi tunibutsa abantu ko guhemuka si byiza urugamba yaravuze ngo jya umenya gusaza tanduranyije cyane ndumva ari icyo naho ibindi umwana apfira mu iterura urugendo rwa Vestina na Irene na Mike na Dorcas cyari ikigero cyiza gituma ashobora gushyiraho attention ku bintu by'Imana kuko ibintu by'Imana iyo utabirimo umva Imana irabivangavanga kuko nyine ntabwo ari ibyo, birimo nk'umukozi ntabwo arimo nk'umuhamagara. Babirekeye bano ba Pasiya wa, babiretse, 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 bab
nibabirekere GMC Choir, nibabirekere Rehobote, nibabirekere Power Plays, nibabirekere. Urabona yewe ako uzamuzana agafaranga ba yewe nize Bibiliya uzamuzana agafaranga ndebe koko niba ari gafaranga w'umurokore. Namubonye ari kumwe na Twane Rutayisire, Atwane avuga ko akunda abantu bari fane. Atwane nawe buri yaza ubwenge bwinshi. Atwane Rutayisire pastor namumenye ari umuvuga butumwa muri za Bibiliya ari evangelist. Musi ni Pastor Atwane. Turaziranye. Ajyaza kuri Assemblée de Dieu. Ntabwo ari inshuti yanjye by'umwihariko nkuko Honorable Murigande Charles tubana mu rusengero atananyunyuraho atanshuhuje, ariko uzamutumire utuntu twose ubona ufite tw'amatsiko nuko ajya abona abahanzi nuko nawe umukobwa w'amafilime menyereho yakoreye ubukwe azaguhe ikiganiro n'ubudafite uburyo wamugeraho uzambwire mu kugezaho. Kandi muheruka kera nikora Sunday night ariko ari cool agira ukuri kwishi kibazo rwose agira ukuri genda nabyibuka ko nari mumaza kuri case kuri issue y'ibintu y'abakobwa b'abapasiteri ndi kora icyegeranyo cyuko abana b'abapasiteri akenshi bikunze kuvuga ko ari bo bararuka. Ndamubaza aransubiza ku mukobwa we rwose. Umukobwa we yari atarabyara yari irimo. Okay. Rero Bishop cyangwa se Pastor Twane ni umugabo ubona wisanisha n'urubyiruko. Mu byo ushobora gusanga muri we atari n'ibintu bye, ariko nta kundi kwivugira kuri amaji akivugira kuri Ndimba atibaye ngombwa. Yes, yanavuga no kuri Ndizere mawe wasanga ari n'umuyoboke we. Usanga abantu nk'abandizera bibera muri Anglikana keshi ari abo muri AR, ariko wasanga none atarabaho. Rero keretse buri wenda tubwiye yateraniye uyu munsi kuko umva ikibazo kijya kiba banavuze ngo ibitaramo by'abarokore ngo buri gihe ngo birangirika. Hoya, ntabwo ari ibitaramo by'abarokore. Pasi Bizimana yatumiye Sori Maharungu, umugabo w'umunyafrika y'Epfo, yatumiye wa mudamu w'umunyanigeria cyane Snatch. Yes, Ndizera nawe yikora mu isunzu arimanika. Abahananuye Roza Muhanda kuri sheke ye itazigamye, kuri sheke iheruka, kuri konte iheruka gukoreshwa mu 2017. Ndabizi bakabigasekwa ngaka ikibazo umva nkubwire. Hari umuntu wakubwira ngo wabivugiye iki, none se ubundi wakwanga kubivuga ubundi akazibuka ko utabivuze ishwe. Ni wa muntu ahubwo ubuzi ko aguhejeje, ariko nta nubwo tuvuga ngo Jaras TV itwishyurize. Oya, twibutse abanyarwanda ko cyari igitaramo yarakoze ku ishuro ya mbere. Ishuro ya kabiri nibaho nzaba mpari, nimba mpari azitwararike abe honnête yitabe. Umuntu banga utubwira ngo ari mu materaniro atubeshya. Reka dusoze Jean Paul, mbere yuko wenda tunasoza nanagushimira kuba wemeye kudusubiza nyine nk'umuntu wavugiye. Ariko ntabwo narakayira. Oya ntabwo narakara ku cyo rwose sinjya ndakara. So rero wenda dusoza mu mpine gato nk'umuntu wari ukuri iki kiganiro, niki kigiye gukurikira nk'ubuyobozi bwa Classic Hotel mu magambo ahinnye mu izina rya Classic Hotel kuwa 2 tariki ya 28 abakozi babishinzwe dushobora kwiha umunyamategeko wa hoteli. Ibigo binini bijye bigira abanyamategeko, bigira abavugizi, bigire ushinzwe Twitter, bigire ushinzwe Facebook. Yes, niba ugiye muri hoteli wakwaka fanta bakaguca $2 ubwo ni 2,000 by'amanyarwanda. Kwa Murokore na Mushi ari 500 kameme, nabo baba bakwiye kuyakoresha. Rero igikurikira no gutanga ikirego. Nka Classic dufite umunyamategeko aratanga ikirego kuwa 2, hanyuma inzego zibifitiye ububasha nazo zikore akazi kazo. Ariko kandi abantu bashobora kubaza ngo ko yishyuye 400 bizagenda gute. Ikirego uyu munsi dutanga nuko yishyuye sheke itazigamiye, nta nubwo yishyuye ku gipimo cya 80%, abo rasi nka 1/4 kuyasabwa. Icyifuzo cyacu nuko icyifuzo cyacu nuko
yaza kuri hoteli akishyura sheke yatanze tukayimusubiza akayica cyangwa akayibika nka rishive akavuga ati nzajya ndeba Jaras TV ndebe ni sheke mvuge ko byaro byose araho ntitwaye neza ibintu byose ni isomo ariko niyishyura azasubizwa sheke turemera ko yishyuye 400 ariko ashyiramo ibintu byo kwishyura mu bipengeri kugira ngo sheke itagaciro turabivumbura niyo mpamvu tuzatanga ikirego na mbere y'uko itariki yatanze 5 zigera nagera amahirwe azishyura zitaragera bive mu nzira ntabwo twifuza aba ni abacuruzi yego uzababaze ni umuntu bakiriye akabaha sheke imaze imyaka 6 idakoreshwa cyangwa 5 twebwe twatekewe umutwe dutekerwa umutwe n'umuntu atuzanira sheke ruka gukoreshwa mu myaka 5 ibyaha wenda nk'umuntu uzi ko ufiteho nosiyo ku mategeko ibyaha mu tazira cyangwa mubona kuri Aimable kuri mwebwe ibyo yabakoreye nk'ibyaha uravuga uti ubuhemu ntabwo ari itegeko none se Ndimbati afungwa ntibavugaga ko RIB ntiyavuze ko imukurikiranye icyaha cyo gusambanya umwana utarageza imyaka yo bukura akamutera inda none se mu rukiko byabaye bingahe byabaye 2 ni icyaha gishamikiye ku kindi hajemo n'icyaha cyo kumusindisha rero uyu munsi ikirego nikigera mu bushinjacyaha umushinjacyaha uzahabwa dosiye azabigosora harimo icyaha cy'ubuhemu icyaha cy'ubwambuzi bushukana icyaha cyo gutanga sheke itazigamiye ariko kandi iki kiganiro mfite impungenge ko uzabona abantu bagusaba kuvuga kuri Ndizera wowe ubundi uzabijera gute ko mbizi ko hari abantu benshi batishyuwe uzi Kings Gate yabarwa n'umusore witwa Keve uramuzi Kings Gate n'ababonsa bababonsa bakora cyane kuri stade bari abatipe nibo bagiye gufata Roza Muhando ku kibuga cy'indege nibo bamucunze kugeza avuye mu Rwanda yamuhaye abantu 2 ubwo mperukana na Keve yamwishyuzaga 450 noneho kuri Canal Olympia nabo bagira itsinda ry'ababonsa hari ababonsa baje gucunga umutekano kuri Canal Olympia bahasanga abandi babonsa basubireyo nabo baramwishyuza kuko bodeje umunsi we barawubara ako nta kantu gato k'ababansa twebwe nka Classic Aimable Ndizera mu ijambo rimwe yaradusuzuguye 1 niba Canal Olympia atarayishyuye akaba atarishyuye ibyuma akaba atarishyuye abacuranze bacuranze urwego nzi rutishyurwa hari n'urwego rwa polisi n'urundi rwego rushinzwe umutekano rwa leta ariko bindi byose birishyura niba rero n'abakobwa wasanga disi bishyuzaho muri protocol ariko ntabwo tubishyuriza twebwe natwishyurire natwishyure turangizanye nta nubwo ibyo bintu bya show business byabo tubyitayeho uzi ko ikigo cyitwa Classic kubera ko bishyuye makeya batwemereye space kuri Canal Olympia kugira ngo tuhacururize nyine umuntu waje kubyina nanywa akantu warye hari abakozi ba Classic binjiye muri Olympia 2 z'ijoro kubera ibyo bibazo amategeko ya Canal Olympia nayo agoye abantu ubona baba bashaka kwiharira ibintu byose kandi badafite ubwo bushobozi hanyuma nabwo nubundi tugahomba icya kabiri gikomeye kubera ko yari kujya ku rwibutso Classic Hotel nk'ikigo yari acumbitsemo yagiye igura indabo ururabo rwa Classic twari guha Roza Muhando kugira ngo ashyire kumva icumbitsemo cyangwa se irimo imibiri y'abatutsi irenga 250 twebwe tubifata nk'igihombo kubera yuko batugurishije indabo igikorwa nticyaba na Roza Muhando bari bamushyizemo ko asura urwibutso nawe baramuhemukiye iki kiganiro azagikurikira Roza na Joa wewe uko munyarwanda piwa inchi ya Gisenyi ndabizi neza kuzareba iki kiganiro kuko muri press conference bamubazaga mu kinyarwanda agasubiza mu giswahili rero abantu bagutumiye ntabwo ari innocent ntabwo ari inyangamugayo ariko mu Rwanda siko bimeze turi bato batari gito karibu tena icyo dukora ntakivuze Roza Muhando byumvikane neza ntiyambuye hoteli twambuye n'abamucumbikishirije nubwo bibaye ngombwa twabimumenyesha ntabwo Aimable ari we waryamye muri hoteli Rwanda Gospel All Star ntiyaryamye muri hoteli ariko uyu munsi mu bitabo haryamyemo uwitwa Roza Muhando
rero bibaye n'imisoro ya Rwanda Revenue kuko hoteli zisora bitewe n'uko zakoze umusoro wa muhanda uzazamo so nicyo kizakora isomo ku bahanzi bategura ibitaramo nta nubwo ari ibitaramo bya even n'aba event organizers muri rusange niyo batabara abahanzi abategura ibitaramo cyangwa se muri make isomo ku bantu batekereza ko bashobora kwiproteja kuko bishobora kutaba mu gitaramo rega byashaka itazigamiye bishobora kuba abaye nka Ndimbati akavuga ko nyuma y'ikiganiro amuhamagaye bati yampamagaye mu kiganiro mubwira ko ndi gusenga nyuma y'ikiganiro yampamagaye anyaka amadolari 3,000 ubwo yagaragaza nyine aho byanyuze iki kiganiro ntikidasohoka zawunyanyagiza Asante iki kiganiro ntikidasohoka umva kizasohoka kwa Sabe nzizira iwawe brata nzizira iwawe kuko ibintu byo gukora ibiganiro hakaza ibintu by'amatelefone ngo ntibisohoke turabyamaganye mu izina rya Yesu cyari ikiganiro cyavugaga cyane ku bintu bijyanye n'iyobokamana n'ibitaramo birebana n'iyobokamana ariko kandi cyari ikiganiro gishimishije kukireba kidashimishije uwagitanze n'ubuyobozi ahagarariye kuko twebwe turi hano twarambuwe nk'aba bantu bajya kuri TV1 na BTN ngo dukorerwe ubuvugizi ariko ntabwo ari ubuvugizi bwa Jalas ahubwo ejo bundi yarampamagaye Mabara arambwira ati ibintu by'igitaramo byari bimaze guceceka none biragarutse nti rero ishyura biceceke so Aimable ndifuza ko wahinduka niyo mpamvu urwego rw'igihugu rw'amagereza rwitwa urwego rw'igihugu rushinzwe ifungwa n'abagororwa harimo agaka kitwa kugorora ntabwo nifuza ko wazagororwa na RCS gororwa n'umwami Yesu kandi iyo wanze kumvira ababyeyi wumvira ni naho dusoreje Imana ibarinde mwese diaspora n'uri Burundi no mu diaspora kuko tubafite ambassade diaspora abantu bavuga ikirundi n'ikinyarwanda abarega abantu bakomoka ikigoma muri Tanzania hari ubwoko bunini hari igice kinini cy'abatanzania kivuga ikinyarwanda igice Diamond avuka buriya n'ikigoma ni mu Banyarwanda buriya avuka kwase nubwo ngo se yabafashe n'aba ari umwana ariko ni se toujours ni se abantu bose bavuga ikinyarwanda n'abavuga ikirundi n'abacyumva bagikunda hari n'ubwoko bwumva ikinyarwanda kandi atari abanyarwanda reka tubasuhuze cyangwa se tubashimire ko badukurikiye ngiye kugutungura ikintu ntavuze turabura iminsi mike ngo twinjire mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku ishuri ya 28 nka Jalas official nibakwegera ngewe zatanga umusanzu kuko nari ndiho wowe ntabwo wari uriho zatanga umusanzu wo kuyobora abantu bafite ubuhamya badasoma bavuga ibyo babayemo bivuze ngo niba ari ishuri 28 Jalas TV umuntu ufite ubuhamya aramutse aba yararokokeye ahantu hitwa kuri commune Rouge Igisenyi byaba ari akarusho aramutse abaye yararokokeye irukumbere byaba ari akarusho imurambi ya Gikongoro inyanza ya Butare mu Bisesero n'Inyarubuye abo nibo nubwo bari niba bafite ubuhamya kuko yes umuntu ufite ubuhamya yabayemo ubuhamya bwanjye kwanza hano bw'ikiganiro kizajya kure ni ubuhamya bwanjye ukavuga ijoro ry'umukara wabonye ukavuga umunsi w'umwijima utazibagirwa Jalas TV amarembo arakinguye ahandi ibikorwa bijyanye n'umugoroba wo kwibuka bitewe n'igice icyo ari cyo cyose ni mukomanga simba muri administration ariko ibi bikoresho ndabibahaye ibindi muzivuganire sinzi uko bizagenda bitewe n'aho ariho ibindi muzivuganire umusanzu wa Jalas TV kuko hari icyumweru igihugu cyose kiba cyunamiye jenoside yakorewe abatutsi yemejwe na UN ntabwo washyiramo ikiganiro cya ndizera ku itariki 7 dukeneye umuntu uzavuga uti ngewe nari Kanombe indege irahanuka dutangira kwicwa uwo nguwo karibu ndabeshya
niko bimeze. turabatumiye kandi ndagushimiye kuba wemeye kuzaduha uwo musanzu ujyanye no kuyobora ibyo biganiro bimeze gutyo, cyane cyane ko bisaba ko ni amateka atagomba kwibagirana. Ubona ko n'urubyiruko amugani baravuga ngo ruri mu gisimenti rushobora kwirara kandi rufite byinshi byo kumenya ku mateka y'igihugu cyarwo. tuzatumira n'abayobozi bayibuka minubumwe n'izindi ministeri zifite ubuzobere no kwibuka. Jean Paul ndagushimiye. Urakoze cyane.